Jasper Bakery yagarutse. Ushaka gutahana umugati ushyushye, ushaka kujyanira abana cookies, ushaka keke gato, yaba iy'ubukwe, anniversaire, bridal shower, baby shower, gana Jasper Bakery. Akarusho kandi bagufitiye na decoration mu gihe ufite party iwawe, barahakora ukahayoberwa. Jasper Bakery ni igisubizo ku banyamasaka. Hamagara kuri 0784 30 73 cyangwa ubasanga aho bakorera ku nyubako yabo nshya uteganye no kuri sare yo kwa Mansera. Karibu cyane muri Jasper. Ryoherwa na CTV, ryoherwa nucikwe na CTV, ryoherwa. Dukurikira kuri Facebook, Instagram na TikTok ni CTV Rwanda. Bikaze inshuti bakunzi ba CTV Rwanda, reka nsuhuza abantu bari hano mu mujyi wa Kigali, abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, bari mu ntara zitandukanye, Igisenyi, Rusizi, Kibuye, abari mu tundi duce dutandukanye, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ba diaspora mwese mbahaye ikaze, abari Canada, USA, abari Germany, abantu bari aho i Paris, ndabashuje cyane. Rero ikiganiro ni Himbaza Show. Uyu munsi ndi kumwe n'umushyitsi, muri kumubona kuri kamera za CTV Rwanda. Tugiye kubanza dutangire n'indirimbo nkeya, hanyuma turaza tuganira gatoya, twinjire muri verse ya kabiri dusoza. Let's go. Muze mwese abakijijwe, abazinutswe iby'isi, nimwikorere umusaraba, niwubaneshereza. Muze mwese abakijijwe, abazinutswe iby'isi, nimwikorere umusaraba, niwubaneshereza. Muze mwese abakijijwe, abazinutswe iby'isi, nimwikorere umusaraba, niwubaneshereza. Umusaraba niwowe ndera yacu, twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo, niwutuneshereza. Umusaraba niwowe ndera ryacu, twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo, niwutuneshereza. Umusaraba niwowe ndera yacu, twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo, niwo utuneshereza. Twemeye n'isoni zawo, niwo wadukuye mu byaha. Twemeye isoni, niwo utuneshereza. Twemeye n'isoni zawo, niwo
wo utuneshereza. Haleluya. Oh, wambaye ubwiza, icyubahiro kirakugose, uhagarara ku ijambo ryawe, icyo uvuze ushyirwa rukugisohoje, ntabwo ubeshya, urindahemuka mana, narakubonye. Wambaye ubwiza, icyubahiro kirakugose, uhagarara ku ijambo ryawe, icyo uvuze ushyirwa rukugisohoje, ntabwo ubeshya, urindahemuka mana, narakubonye. Sinzahwema kuvuga ishimwe ryawe, ubuntu bwawe bundiho, ubuntu bwawe bundiho. Sinzahwema kuvuga ishimwe ryawe, ubuntu bwawe bundiho, ubuntu bwawe bundiho. Haleluya. Ntakikunanira, ntakikunanira, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana, ntakikunanira, ntakikunanira. Oh, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana, hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana, hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana. Sinzi uko ubigenza, hoya sinzi n'uko ubikora, oh, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana, ntakikunanira, ntakikunanira. Icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Ndakwiringiye Yesu,
biratungana henda kwiringiye Yesu ayinize ijambo ryawe kuko iyo ubuze rimwe gusa biratungana biratungana. Twagarutse, reka uyu mutumirwa atangira twibwira, duhe background, amazina, aho atuye, aho aririmbira, mbese aduhe background. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Sophie, nkaba ndi umukristo, nkunda kuririmba, kuramya Imana, nsengera muri ADPR. ADPR rukiri ya mbere. Imana iduhana umugisha. Nkaba ndi umukobwa. Hanyuma witabiriye irushanwa rya Art Rwanda, waribonye gute? Subundi wari wizeye kutsinde? Subundi waratsinze, bimeze bite? Utubwire, duhe ishusho umwaka ushize. Iyo witabiriye irushanwa ubundi uba ugomba guteganya ibintu bibiri, nubwo uba ugomba kugenda uvuga ko uzatsinda, ariko uba ugomba guteganya ibintu bibiri. Nagarukiye ku mujyi wa Kigali, ntago nyine nakomeje, kandi hari iyindi ntambwe byanteje, hari ukundi kwaguka muri njyewe byaranyaguye. Yego. Yes. Hanyuma imbuga ukoresha ni izihe, ama platforms abantu bagusanga, social media abantu bagusangaho? Instagram, Facebook, na YouTube channel Iradukunda Sophie official. Indirimbo zingahe ufite hanze? Mfite indirimbo 3. Yego. Nizo mfiteho, ugiyeho ugakanda subscribe, ukana sharing, abantu benshi bakayibona, ubu nteye inkunga ikomeye cyane. Yes. Link y'indirimbo ye nshyashya nayishyize hasi mu kiganiro muri comment, murebe nayipininze. Hanyuma tugiye kugenda muri verse isoza, kubera ko turaza kuza wenda tubasezera, reka tubanze turirimbe, banze turirimbireho izindi ndirimbo nkeya ubundi dusoza. Simbo yawe n'inkoni yawe ubinyoza neza Mana. Isimbo yawe n'inkoni yawe ubinyoza neza Mana. Oh, isimbo yawe n'inkoni yawe
mana. Hey, ishimbo yawe n'inkoni yawe ubinyoboza neza mana. Hey, ishimbo yawe n'inkoni yawe ubinyoboza neza mana. Yesu we ukunyoboye mwami we biranyuze biranyuze unyoboye neza mwami wanje. Ishimbo yawe n'inkoni yawe ubinyoboza neza mana. Hey, ishimbo yawe n'inkoni yawe ubinyoboza neza mana. Yesu we ukunyoboye biranyuze biranyuze ubinyoboza neza mana. Ishimbo yawe n'inkoni yawe ubinyoboza neza mana. Oh, namanangara iyo nkubonye nsanga urengeye uko bambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose namanumva namanangara iyo nkubonye nsanga urengeye uko bambwiye, kandi ijwi ryawe irindutira amajwi yose namanumva. Ibyo ukora byose ni byiza kuko ubikora n'urukundo. Ibyo uvuga byose ni ukuri kuko ubivuga mu rukundo. Ibyo ukora byose ni byiza kuko ubikora n'urukundo. Ibyo uvuga byose ni ukuri kuko ubivuga mu rukundo. Kuko ubivuga mu rukundo. Kuko ubivuga mu rukundo. Hallelujah. Yego, reka tuze dusoza noneho kino kiganiro. Ni iki wabwira abagukurikiye? Ndabakunda, icyo ni cyo cya mbere. Ikindi ndababwira umuntu utarakira umwami n'umukiza Yesu Kristo amwakire, kuko niho honyine hari amahoro yuzuye. Niho umuntu aririmba kandi afite ibibazo, agaseka kandi afite ibibazo, aba afite amahoro yuzuye. Nta kintu na kimwe mu isi nabonye gitanga amahoro uretse Yesu. Kandi ndabasabira
abamwakiriye dukomeze dukore neza tuzabona iherezo ryiza, imirimo dukora izaduherekeze, tuzahembwe, tuzajye mu ijuru. Yego, nicyo mbifuriza. Yego, wabibutsa amazina? Yego, ubundi tugasoza. Iradukunda Sophie, kandi mukibuka no kujya ku YouTube channel Iradukunda Sophie official. Mwakoze cyane abakurikiranye Himbaza Show y'uyu munsi, nakagaruka turi kumwe. Niba ushaka gukoresha umusatsi wawe ndetse n'ibindi bitandukanye, gana Spring Hair Salon. Dukorera mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, hagati ya Spiderman no kuri Rariga. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero ikurikira 078 374 602. Spring Hair Salon, salon jyanye na viziyo.